Ndagira ngo rero twihuse cyane tudatinze dukomoze ku makuru mu by'ukuri akomeje kugenda agarukwaho na benshi. Amakuru ku ikubitiro yatangiye atangazwa n'ibinyamakuru byara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibinyamakuru binazwiho gukorera mu kwaha kwa leta. Ni amakuru agaruka ku bwirinzi karahabutaka u Rwanda ngo rwaba rwaguze. N'ubwirinzi ibyo binyamakuru ndetse na bamwe mu bayobozi mu gisirikare cya FARDC bemeza ko u Rwanda ngo rwaguze mu buryo budasubirwaho ngo rukaba runabaye igihugu cya mbere ku mugabane wose wa Afurika mu kugira ibyo bitwaro karahabutaka. Ni ubwirinzi buhambaye cyane mu kurwanya ibitero bya za drone. Ibyo bitangazamakuru nk'uko turabikomozaho rero, wenda muri iyi nkuru yacu turaza guterera amaso muri bimwe muri ibyo bitangazamakuru. Byo biravuga ko u Rwanda rwaguze ubwo bwirinzi nyuma y'uko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuze ko izakoresha izo drone mu kurasa ku murwa mukuru Kigali. N'amagambo yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwe ni mu gusoza umwaka ushize ubwo yiyamamarizaga manda ya kabiri, aho rero yari Kinshasa muri Stade de Maritas 5-5. Rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ubwo bwirinzi kuri ubu ngubu bukomeje kugenda bugarukwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi na hano mu gihugu cy'u Rwanda ibitangazamakuru binyuranye byakomeje kugenda byandika ibijyanye n'aya makuru yemeza ko mu by'ukuri u Rwanda rwaba rwamaze kugura ubwo bwirinzi. Nongeye kugwikaze rero nk'ibisanzwe mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho 5-5. Hano kwibutsa ko rwose byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe izo nkuru zacu. Nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe, ubundi rero amakuru yose tugenda tukugezaho ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Tudatinze rero reka duhere ku mbuga nkoranyambaga. Ni mbere gato yuko twinjira nyirizina muri iyi nkuru. Zimwe mu mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru binyuranye bikorera mu kwaha n'ubundi kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanditse ko ubwo bwirinzi ngo bwamaze kugera i Kigali ndetse no mu birindiro ngo bikomeye by'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, aho ngo banateganya kugenda bajyana ubwo bwirinzi neza ku mupaka mu rwego rwo kurinda neza ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda ibitero bya za drone. Umunyamakuru bita Justin Kabumba uyu n'uwitwa Daniel Micombero bakorera mu mujyi wa Goma ku ikubitiro, nabo bari mu bibanditse iyo nkuru igaruka kuri izo ntwaro karahabutaka z'igihugu cy'u Rwanda. Twerekeje hano mu gihugu cy'u Rwanda rero, ibitangazamakuru binyuranye birimo nka bwiza.com nabo banditse inkuru ifite umutwe w'amagambo ugira uti u Rwanda ruravugwaho kwibikaho iyi ntwaro zihambaye mu kurwanya ibitero bya za drone. U Rwanda rero ngo rwiyongereye ku bihugu bikomeye cyane ku isi bivugwa ko biheruka kwibikaho intwaro zo guhangana na drone za Sky Central ndetse na Field Central zakozwe na sosiyete yo muri Pologne, ni Advanced Protection System cyangwa se APC. Ni intwaro rero zakorewe gutahura, gukurikirana ngo no gusenya indege zitagira abapilote cyangwa se UAVs zibangamiye umutekano n'ubusugire by'igihugu. Iyi Sky Central ni system ihuza radari za 3D cyangwa se 3 dimension, gufata amashusho n'amajwi na application yo gutanga amabwiriza no kugenzura mu kugenzura ikirere ndetse no kurwanya ibitero bya za drone. System ngifite uburyo bwemerera uyikoresha guhitamo ibice byihariye akoresha bitewe n'icyo we ashaka. Iyo ntwaro rero irahambaye kandi ngishobora gukoreshwa mu bihe byose niyo haba hari igihu cyinshi cyane, ndetse nginashobora kuvangira itumanaho rya za drone. System ya Field Central ni radari nayo ya 3D kandi niyo ngo shingiro rya system ya Sky Central yatumbagijwe kuva kera na APC, kandi rero ikoreshwa algorithm igezweho muri iyi minsi, na algorithm igezweho kugira ngo rero ivumbure, ikurikirane kandi ishyire mu byiciro drone. Radar ishobora ngo gutandukanya inyoni n'indege zitagira abadereva, gukurikirana drone nyinshi icyarimwe, kumenyesha mu buryo bwa 3D ahantu drone ziherereye kandi igihe icyo ari cyo cyose, ikaba yazikurikirana igahita inazisenya ako kanya.
Hanyuma rero system ya Sky Central na Field Central ngo zageragejwe zinemezwa n'umuryango wa leta y'Ubwongereza ni CPNI, ni ikigo gishinzwe rero kurengera ibikorwa remezo by'igihugu, kandi rero ngo zagurishijwe ku bakiriya batandukanye hirya no hino ku isi barimo nk'Ubuyapani, Uburasirazuba bwa Haiti, Aziya ndetse no ku mugabane wa Afurika. Murumva ko u Rwanda rwaguze iyo systeme. Urubuga rero rukunze gukora inkuru ku gisirikare cyo muri Afurika ni military.africa, ruravuga ko u Rwanda atari cyo gihugu cyonyine ngo gitunze izi ntwaro zo guhangana na drone, kuko baravuga ko mu mwaka wa 2022 ngo ibihugu bikomeye byo ku mugabane wa Afurika nabyo ngo byatangiye gutanga ikiraka cyo kuba hagurwa izo drone. Ibyo bihugu rero ngo birimo nk'igisirikare cya Cote d'Ivoire, nacyo cyatanze impapuro zisaba ko cyatunga izi drone za system ya Field Central 3D ndetse na MIMO. N'amakuru kandi igisirikare cy'u Rwanda kitaragira icyo kiyatangazaho, na cyane ko kidakunze gushyira ku karubanda cyangwa se ku mbuga zacyo byinshi bijyanye n'ibikoresho gitunze. Ariko kandi aya makuru yamaze kujya hanze, ndetse rero nk'uko tunabikomojeho military.africa yo ikavuga ko u Rwanda mu by'ukuri rwamaze kugura iyi systeme, ni nyuma y'uko ibitangazamakuru binyuranye byara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo byanditse ibijyanye n'iyi nkuru. Nguko rero uko byifashe 5 kuri 5 nge turakomeza kubana nk'ibisanzwe bikagenda bijya, ariko hari bitarimo nk'amakara. Nabonye no kwititukiza amakara, mu byambaga amakara ntihari mu ngo, karoti zirambuka, intoryi zikambuka, ibitunguru bikambuka, n'ikiyambuka, ariko nk'amakara aragoye. Ni impamvu ubona nk'ano mu karere ka Rubavu amakara yatangiye kugura ku biro bagashyira ku munzani. Urumva rero ni ibintu biba bigoye cyane ko mu makazi wo kugura hano mu karere ka Rubavu ku mbere y'uko iriya nzira ya ishasha imanuka igana Minova ifunzwe, ari naho hatubaga tuvugemo ngo haturwagayo ifu y'ubugari, imyumbati, ni ibintu byinshi byaturuka muri biya bice, kuko iriya rompoye nimba umwana bivuzeho rompoye ya Sake cyari ikigega gikomeye gifatiye igice kinini abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Kuba rero byarabasha kwifunga ibi byose byarifunze, ngo inzira ifite hari utuntu dukeya duhari bari gukonsoma, ariko natwe hano biri kudushiraho hano muri Rubavu. Sinkubeshye, ntago ibirayi byo byatangiye kugenda bimanuka, ariko ubu ngubu byongeye byatangiye kuzamuka, kuko turi kubirwanira nabo. Ibitunguru byatangiye kujya ku ngo igitunguru kimwe PS imwe iri ku mafaranga 100. Kwibaza none iki cyumweru nigishiramo iki ngiki kimwe ni cyumweru kimwe bamaze bari muri sitasiyo imeze nka lockdown. Eske nyuma y'icyumweru cya kabiri ubuzima bwagenze gute? Ni utuntu twinshi hano ubuzima bwagiye buhinduka kuri ibi bintu byerekeranye n'ibiribwa bimwe bya imbere, bimwe bihingwa byera hano mu karere ka Rubavu. Tukibaza eske Goma nimba wenda kabiri nawe bafite uduke bari babitse, mu cyumweru cya gatatu bizameze bite? Ubuzima bwabaye nabi rwose, bwagoranye cyane. Sinzi uburyo byazakemuka, ari nabwo guverinoma yabo yarebera abaturage, guverinoma provinciale, simvuze guverinoma y'igihugu, ko guverinoma y'igihugu ntabwo isa n'itakiyobora hano muri ibi bice. Ibice bimeze nk'aho bifite autonomy yihariye, bisa nk'ibice bisa nk'ibyajugunywe, nk'uko uriya muvandimwe yabivuze. Eske nimba bataka ngo ibishyimbo byabaye byinshi muri Rucuru bakari kubijyana i Bugande, ubwo ni inyungu guhima zone ya M23 ifite aho igurisha i Bugande, bashobora kubyamutsa bikajya kugurishwa i Bugande, urahima M23. Nibyo nashaka kuvuga, niyo kwishusho ku ruhande rwanjye nabonaga imeze. Ubuzima bwifashe bute aho hakurya mu mujyi wa Goma uyu munsi? Urujya n'uruza ku mupaka bimeze biti? Urujya n'uruza sinavuga ko rumeze nk'uko rwari rumeze mbere, habanje kubihungabana ry'urujya n'uruza, kuko ndakeka imibare navanye muri immigration nuko mbere yuko hazamo ikibazo cya COVID ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo hambukaga abafite
simvuze ngo ni umubare w'abantu, ahubwo inshuro abantu babaraga bambutse, kuko hari umuntu ushobora kwambuka inshuro zigeze kuri 6 ku munsi, babaraga ko batekashe 55,000 ku munsi. 55,000 ku munsi, ubwo ni ibyabo. Hari n'indi mibare yiza ivuga yuko umupaka uhuza u Rwanda na Congo ari uwa kabiri nyuma y'uwa Mexique na Amerika, kunyuraho abantu, urujya n'uruza rw'abantu, n'imibare yatangiye gukomera cyane, bavuga ngo ushobora kuba uhanganye n'uwa Mozambique na Afurika y'Epfo, ko ariho abantu bashobora kuhanyura abantu benshi muri Afurika. Ibyo ntibyagaragazaga ko harimo urujya n'uruza rw'abantu. Nyuma ya covid rero haje kuzamo ikibazo cy'uko Congo yabaye nk'ishinja u Rwanda ko rwafunze imipaka kubera covid, mu gihe bo ibya covid basa naho yamaganye cyangwa yerekanye ko ejo n'ejo bundi biri buze kugira ingaruka ku bantu batuye umujyi wa Goma. Yagaragaje impungenge z'intwaro nyinshi cyane zasakajwe, zashyizwe mu baturage batuye mu mujyi wa Goma, ko iyi nzara nimara kuba nyinshi biri buze kugira ingaruka cyane ku baturage batuye umujyi wa Goma. Nicyo kintu cya mbere yibanzeho, agira impungenge, avuga ko n'iyi ntambara yahagarara, intwaro bizatwara igihe kirekire cyo kongera gukorekitinga izi ntwaro zamaze gusakazwa mu baturage batuye umujyi wa Goma. Sasa ikindi cya kabiri yibanzeho, yagarutseho, ni ifungwa ry'imipaka. Umupaka ntabwo nari mbizi, mbyumvisha uyu munsi, ndumiwe kabisa. Umupaka urafungwa, ufungwa saa 9 za kumanywa, nibwo umupaka uri gufungwa. Ntabwo nari mbizi, mwe mwari mubizira? Mwari muzi ko umupaka uhuza u Rwanda na Congo saa 9 baba bamaze gushyiraho kadena, baba bamaze kuwufunga? Ntabwo nari mbizi, nibwo ndumiwe. So umupaka saa 9 uba ufunzwe, naho ati iki ni ikibazo gikomeye. Ikindi avuze ati ese Kinshasa bazi neza ko kugeza aya masaha twe nk'abaturage batuye mu mujyi wa Goma basobanukiwe neza ko ubu ngubu turi kuvugana, ibyo kurya turi kurya biri kuva i Gisenyi. Ese iyo birirwa batabaza ngo bafunge imipaka, ngo bubake igikuta, bazi ko abakongomani, twe nk'abakongomani bagenzi babo, aya masaha turya ibyo kurya bivuye aha hakurya, muri ngo bashyireho igikuta? Icyo ni ikibazo nacyo yibajije, kiba kibuze ihurizo. Ibindi yavuze, yasobanuye situation, ati umufuka w'amakara ugeze ku madolari 150. Ibindi yavuze, ntekereza ko umunyamakuru Maisha nawe yabanje kubisobanura neza. Nibyo yavuze, situation, imipaka irafunzwe, ibyo kurya biva za Masisi, biva za Rucuro, za Minova, byose nawe bisubiyemo neza neza nk'ukuriya yari yabivuze. Ikindi kintu yavuze ni ikibaho, ikindi kintu yavuze mu rurimi mutumva ni iki, kugira ngo nkizane, kuko ntabwo navuga ku bintu byose yavuze. Ariko avuga ko ikibazo kiriho. Wa mugabo we, washaka kunyunganira rwa Mukwaya? yashaka kunganira, yavuze ku byerekeye n'amacakubiri ari mu baturage. Ibyerekeranye n'amacakubiri n'imva n'imvano y'ayo macakubiri nayo yabivuzeho, ariko birangiye atanze ubutumwa ku baturage b'abakongomani batuye mu mujyi wa Goma ndetse no muri Kongo muri rusange. Ati abantu bajye kugendera ku kinyoma, bagendere ku kuri. Ati njyewe sindi umuvugizi w'u Rwanda, nta n'icyo nkeneye i Rwanda, ndi umukongomani, navukiye mu mujyi wa Goma, nzankurira mu mujyi wa Goma, nzanagwa muri uyu mujyi wa Goma, ndi umukongomani ukunda igihugu cye. Ntabwo ndahangaha ngo mfate side iyo ari yo yose, ariko igihe kirageze ko abantu bamenya realite. Uragenda abantu bagashyiraho rumazi. Ati Nord Kivu ituwe n'abaturage batareze 3,000,000. Iyo muvuga ko 20,000 zipfa, ubwo ni bande bayituye ubu ngubu? So yavuze ibintu byinshi, ariko mu mivugire ye uyu muturage we yashishikarizaga, cyangwa numvaga afite inyota yo kubwira abaturage ku ruhande rwabo bakamenya realite, bakanga ibintu bya tribalisme, n'iyo hene ikavaho, abantu bakabana amahoro. Yasubiye inyuma kera cyane, yasubiye inyuma kure, atanga ingero. Ibi bintu byatangiye mbere za 90, za 80, akibaza ko bavuga ko u Rwanda n'ubuyobozi buriho aya masaha aribwo butuma ibibazo biba muri Kongo. Icyo gihe ku bibazo twari tubifite hano, icyo gihe u Rwanda cyangwa Perezida Kagame niwe wari uyoboye, yatanze ingero nyinshi, yavuze ibintu byinshi cyane. Ntabwo iyo ngiyo ndibuze kugarukayo, muze gusubiza inyuma ikiganiro mu bisobanukirwe. Yavuze ibintu byinshi byerekeranye n'imva n'imvano y'iki kibazo kiri gutuma iyi ntambara iba. Ariko twebwe topic yacu, cyangwa icyo twashaka kuvuga, ubuzima bumeze bute, buraza kwifata bute? Ese baraba mu mujyi udafite ibiribwa,
Rubavu cyangwa u Rwanda frontiere y'ura mupaka biraza kugaburira umujyi wa Goma bikunde? Numvaga ngewe ko amazi ibyo kurya bivuye i Bukavu bishobora kugaburira umujyi wa Goma, ariko atubwiye ko Goma ahubwo niyo yagaburiraga Bukavu, ntabwo Bukavu ishobora kugaburira Goma. Atweretse source y'ibitoki byavaga Iminova, byavaga Sabweramana, inyama, amafromaje, ibirayi, tutu byavaga za Masisi, nibyo byurizwaga indege n'amato. Yatanze urugero rwa hariya kuri Paul, zira za bato Bisengimana, za bato Emmanuel, zatwaraga ibintu bivuye i Goma bijya i Bukavu. So ati i Bukavu barazana ibihe byo kurya biva i Bukavu bikaza i Goma. Umugabo acagaguye neza, yagiye anusuranusura akora ku kantu ku kandi, ariko yabisobanuye neza, ariko arangije atanga ubutumwa kuri perezida wa Kongo, anatanga n'ubutumwa ku baturage b'abakongomani muri rusange. Urwango, amacakubiri nta na kimwe bizigera bigira bitanga solution uretse gucamo abantu no guteza intambara. Ati intambara nta keza kayo, ariko kubabarira no kubana amahoro nibyo byonyine bishobora gutuma abantu bagira iterambere no kubana mu mahoro. Ati abo bantu, ikindi kintu yavuzeho nshaka kugira ngo ngikomozeho, aravuga ati ese ko twese dufite abasirikare mu gisirikare cya Kongo nk'abakongomani, abo bantu bajya muri M23 cyangwa bajya kurwana bari abasirikari ba Kongo cyangwa babaga mu gisirikare cya Kongo, abenshi muri bo abo batari Kristo cyangwa bataba joininze batewe n'uburyo bakunze koza. Aravuga ati 80% 90% n'abasirikari bari mu gisirikare cya Kongo, ariko umuntu yakwiyumva ate kubona ari general cyangwa colonel ari umusirikare w'igihugu ariko umubyeyi wari mu nkambi? Ibyo nibyo yasobanuye, nibyo yavuzeho abikomozaho. Aravuga ati ibyo bintu ntabwo byumvikana, ntabwo wakorera icyo gisirikare wumva uri fiere. Umuryango wawe ni impunzi, wowe uri umuyobozi muri icyo gisirikare. Aravuga ati ibyo ngibyo ntibibaho, abantu bagomba kumenya ukuri. Arongera asozereza ku kantu avuga ati ese kwaba abantu bafite iyo bakomoka za Masisi muri izo interiere no mu mirima yabo, kubareka bagatambuka bakajya mu mirima yabo bakabona uko bibatwaye iki? Uretse urwango n'ibindi, mwaretse bakagenda bakajya mu mirima yabo, bibatwaye iki ko batajya mu mirima yanyu? Ko ntawe baje gucumbikira, kuki mutareka abantu bakajya kuba iwabo nk'uko bari babayeho mbere bakava muri izo nkambi? Yavuze ibintu byinshi, yabicagaguye, ntabwo nabicagagura ngo mbisubiremo mbivuge mbibashe. Yavuze byinshi, gusa numvisha ari umuturage utuye mu mujyi wa Goma ariko usobanutse, uzi imva n'imvano y'iki kibazo, akanagaragaza solution y'uko iki kibazo cyarangira. Ati umujyi wa Goma uragaramiwe. Aha, ni umuturage uri mu mujyi wa Goma. Ndabona undi muturage nari guhamagara wo mu mujyi wa Goma ntari kumubona. Baba uko wa koma dekurushe telefone. Aha. Okay. Hari undi muntu nshaka kugira ngo aze kuza nawe uzi map neza ya kariya karere, atubwire. Tuba dufite amatsiko, twe tuba dushaka kumenya, tukamenya what is going on muri aka karere. Manake Goma inafungiwa, watu watavivre hai, wataingia mu Goma, abimi wataingia Gisenyi. Ese Gisenyi cyangwa intara abanyarwanda muze mukanya, abanyarwanda mutakuba batiyane n'abanyarwanda, turaza kubaha umwanya mutubwire niba intara y'Iburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda ishobora guhaza abaturage babo ndetse igasagurira umujyi wa Goma urimo miliyoni. Umugabo ambwiye ko nyuma y'abamercenaires cyangwa y'ingabo nyinshi zirenze umubare aya masaha ziri mu mujyi wa Goma, yewe hiyongereyeho n'impunzi. Bivuze ngo umujyi wa Goma ufite ubucucike bwinshi, ariko bakaba bafite ibiribwa biva mu Rwanda n'amadepo gusa. Ibyari muri stock, ni ukuvuga ngo stock iri mu mujyi wa Goma nirangira, umupaka w'i Rwanda uzagaburira aba bantu, kandi nawe saa 9 uba ufunze. Umugabo akavuga ati umujyi wa Goma mu kaga, uri mu ihurizo. So turaje dukomeze. Mbere yuko twakira undi munyamakuru, reka twakira umunyamakuru Rwamukwaya, nyuma yo gusesengura cyangwa yo gucagagura mu makuru y'uyu muturage utuye mu mujyi wa Goma wakoresha ururimi rw'Igiswahili. Nasikia Swahili yake c'est très babake, amwezi sikele Swahili, unataka maswahili ya bongo bongo. So Rwamukwaya, uraho, turagushuje, turakwakiriye, wakwibwira abantu turi kumwe n'abangaha. Nawe nziko uri muri kariya karere k'iburengerazuba bw'u Rwanda, mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagira ngo wibwire abantu, hanyuma nawe twumve view yawe.
urakoze cyane Godfather, njye ni Olivier Rwamukwaya, nkaba ndi umunyamakuru mazemo imyaka igera muri 20, nkaba nakuriye cyane mu mujyi wa Kigali, ko nkaba maze hano muri aka karere imyaka 17. Urumva ko nkamazemo igihe, izo ntambara zose zabaye hano nazikurikiranye cyane, nkaba ariko nagezeho nkanatura mu karere ka Ruvumu, aho ndi umuturage utuye. aya masaha turi kuvugana uherereye he bwana Rwamukwaya? Ubu mperereye ruguru ya stade, abahazi ni Ngerovu, aho bita mu Byahi. Maisha turaturanye, dutuye no mu kagari kamwe. Maisha we afatanye n'umupaka, nanjye ndi gatoya iruhande hirya yiwe gatoya. urakoze cyane. Ndagira ngo noneho twumvishe abenshi twarebye image cyangwa yaba umunyamakuru Maisha Patrick. Ndajya kumvitinga gato, ufite kutere ugerageze kuzikuramo cyangwa uyicomore ku muriro kugira ngo amayeko avemo. Maisha yaduhaye image y'imihanda yose ishamikiye ku mujyi wa Goma, atubwira ku ruhande. Ndashaka kugira ngo wowe noneho uze kwibanda cyangwa uze kutubwira ku ngaruka ku ruhande rw'abaturage b'u Rwanda baturiye umujyi wa Goma. Ni ibihe bicuruzwa byavaga mu mujyi wa Goma cyangwa mu gace mu ruhande rwa Kongo byinjira mu Rwanda? Ingaruka ku banyarwanda baturiye umupaka wa Kongo, reka bariho duhera, ni izihe kugeza aya magingo aya turi kuvugana? Urakoze cyane. Ngendeye ku bicuruzwa bituruka mu karere ka Ruvu bijya muri Goma, birimo ibice bibiri. Hari iby'uko umupaka narimbajije ngo duhere ku ngaruka abaturage bo ku ruhande rw'u Rwanda. Ni izihe ngaruka ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo biza kugera ku baturage b'abanyarwanda baturiye umupaka wa Kongo? Ni ibihe bikenerwa byavaga muri Kongo byazaga mu Rwanda aya masaha abaturage b'abanyarwanda bari buze guhura n'ingaruka ku ibyo bicuruzwa bitabona ukuntu byambuka? warumbaje ku ruhande rw'ibicuruzwa bituruka muri Kongo, ariko reka mpere ku ngaruka. Ingaruka buriya rero iyo abantu baturanye, twarabibonye ubwo ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga, bikagaragaza ko imitingito bikomeye cyane bishobora kugira ingaruka ku baturage bahungiye hano. Ni ukuvuga ngo iyi ni imijyi bita imijyi y'impanga, ibi bibazo byose bihari n'ibisubizo turabisangira. Ibyo ni ikintu kidashobora kuba cyahinduka. Hanyuma ku byerekeye n'ibicuruzwa rero, urebye ibyavaga muri Kongo ahanini ni ibyerekeye na caguwa. Ku biribwa nta byari birimo cyane rwose, ni ibikorwa ibicuruzwa bimwe amayoga y'amarikeri n'iki byose. Ariko ku byerekeye ku ruhande rw'u Rwanda ho haturuka ibiribwa bimwe biba bikenewe cyane, mu gifaransa bavuga ngo grande nécessité. Ni ukuvuga ngo ndakubwira, hari imboga z'ibyatsi, hari inyanya, hari ibirayi, hari ibitunguru, hari karoti. Ibi byose byaribwaga byose biga mu mujyi wa Goma n'ibituruka hano. Ariko mu nyuma y'uko umupaka wa Bunagana ufunzwe, hiyongereho yuko n'ibyacaga i Bunagana, kuko guverinoma ya Kongo, ndakeka ritangazo babonye ry'umuvugizi wa gisirikare yavuze ngo kunyuza ibicuruzwa i Bunagana uri umugambanyi wa Kongo, uzafatwa nk'uwagambanye. Kuva icyo gihe nta kintu gishobora guturuka muri zone ya Bunagana buri mutetuwari ucurukiza muri Goma. Bivuze ngo ibyacaga i Bunagana, imiceri, kawunga, amaji, buri kimwe cyose, kimwe byose byaturukaga i Bugande, Dar es Salaam na Mombasa, byose biri guca hano mu karere ka Rubavu. Nuko bimeze. Hanyuma urambaza ngo eske ibisanzwe bya bimwe nemaje kukubwira ngo ibyo mu karere ka Rubavu bimwe biri lokale. Biragoye cyane ko nabyo kubyambutsa biragoranye, kuko hari amasezerano ya Covid, uburyo bambutsaga mu koperative bikagenda bijya, ariko hari ibitarimo nk'amakara. Nabonye no kwititukiza amakara, mu byambaga amakara ntihari. Ngo karoti zirambuka, intoryi zikambuka, ibitunguru bikambuka, n'ikiyambuka, ariko nk'amakara aragoye. Niyo mpamvu ubona nk'ano mu karere ka Rubavu amakara yatangiye kugura ku biro bagashyira ku munzani. Urumva rero ni ibintu biba bigoye cyane ko mu makazi wo kugura hano mu karere ka Rubavu, ku mbere y'uko iriya nzira
ishasha imanuka igana Minova ifunzwe, ari naho hatubaga tuvugemo ngo haturwagayo ifu y'ubugari, imyumbati, ni ibintu byinshi byaturwaga muri biriya bice, kuko iriya rompoye nimba umwana bivuzeho rompoye ya Sake cyari ikigega gikomeye gifatiye igice kinini abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Kuba rero byarabasha kwifunga ibi byose byarifunze, ni ngo inzira ifite hari utuntu dukeya duhari bari gukonsoma, ariko natwe hano biri kudushiraho hano muri Rubavu. Sinkubeshye, ntago ibirayi byo byatangiye kugenda bimanuka, ariko ubu ngubu byongeye byatangiye kuzamuka kuko turi kubirwanira nabo. Ibitunguru byatangiye kujya ku ngo igitunguru kimwe piyesi imwe iri ku mafaranga 100. Kwibaza none iki cyumweru nigishiramo iki ngiki kimwe ni icyumweru kimwe bamaze bari muri sitosiyo imeze nka lockdown. Eske nyuma y'icyumweru cya kabiri ubuzima bwagenze gute? Ni utuntu twinshi hano ubuzima bwagiye buhinduka kuri ibi bintu byerekeranye n'ibiribwa bimwe bya mbere bimwe bihingwa byera hano mu karere ka Rubavu. Tukibaza eske Goma nimba wenda kabiri nawe bafite uduke bari babitse mu cyumweru cya gatatu bizameze bite? Ubuzima bwabaye nabi rwose, bwagoranye cyane, sinzi uburyo byazakemuka. Ari nabwo guverinoma yabo yarebera abaturage, guverinoma provinciale, simvuze guverinoma y'igihugu, ko guverinoma y'igihugu ntabwo isa n'itakiyobora hano muri ibi bice. Ibice bimeze nk'aho bifite autonomy yihariye, bisa nk'ibice bisa nk'ibyajugunywe, nk'uko uriya muvandimwe yabivuze. Eske nimba bataka ngo ibishyimbo byabaye byinshi muri Rucuru bakari kubijyana i Bugande, ubwo ni inyungu guhima izone ya M23 ifite aho igurisha i Bugande, bashobora kubyamutsa bikajya kugurishwa i Bugande, urahima M23. Nibyo nashaka kuvuga, niyo ku ishusho ku ruhande rwanjye nabonaga imeze. ubuzima bwifashe bute aho hakurya mu mujyi wa Goma uyu munsi? Urujya n'uruza ku mupaka bimeze biti? Urujya n'uruza sinavuga ko rumeze nk'uko rwari rumeze mbere, habanje kubihungabana ry'urujya n'uruza, kuko ndakeka imibare navanye muri immigration ni uko mbere y'uko hazamo ikibazo cya covid ku ruhande rw'u Rwanda na Congo hambukaga barafite simvuze ngo ni umubare w'abantu, ahubwo inshuro abantu babaraga bambutse, kuko hari umusho kwambuka inshuro zigeze kuri 6 ku munsi, babaraga ko batekashe 55 ku munsi. 55 ku munsi, ubwo ni ibyaro. Hari n'indi mibare yiza ivuga yuko umupaka uhuza u Rwanda na Congo ari wa kabiri nyuma y'uwa Mexique na Amerika kunyuraho abantu, urujya n'uruza rw'abantu. N'imibare yatangiye gukomera cyane, bavuga ngo ushobora kuba uhanganye n'uwa Mozambique na Afurika y'Epfo, ko ari abantu ushobora kubanyura abantu benshi muri Afurika. Ibyo ni byagaragazaga ko harimo urujya n'uruza rw'abantu. Nyuma ya covid rero haje kuzamo ikibazo cy'uko Congo yabaye nk'ishinja u Rwanda ko rwafunze imipaka kubera covid, mu gihe bo ibya covid basa naho ntibigeze bafunga imipaka, ubuzima bwarakomeje. Mu gufunga, mbere ko bafunga, abaturage bambukaga bakoresheje indangamuntu. Nyuma yaho rero mu gufungura imipaka, u Rwanda ufunga imipaka, Congo nayo yarafunguye, ariko yegzija yuko abantu bazajya bambukira indangamuntu zivuyeho. Niyo ngo tujye mu karere ka Rubavu bigendeye ku masezerano ya CPGL, bambukaga bakoresheje indangamuntu, bigatuma bambuka, umuntu akambuka nk'inshuro zigeze kuri 6, ashobora kugenda akajyana ikintu muri Congo, hagaruka akazana ikindi kugira ngo asubirayo nta kwikanga yuko buteremo kashe nyinshi cyangwa kikuzura. Nyuma rero ko covid ivuyeho, Congo yahise ivanaho urwo buhahirane bukoresheje indangamuntu, birangira abaturage mu karere ka Rubavu, si akarere kose, ni imirenge ikora ku mupaka, ndakeka ni umurenge wa Rubavu, wa Gisenyi, wa Nyamyumba ndetse n'umurenge wa Cyanzarwe n'Urugerero. Niyo mirenge yonyine yari yemerewe kwambuka akoresheje indangamuntu. Birangira bose bagiye gukoresha laissez-passer, pasiporo ndetse na dokima ya CPGL y'igipapuro bateramo kashe. Ibyo rero byagabanyije urujya n'uruza rw'abantu. Nimba umuntu yarambukaga, ndaguha urugero nk'abagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukira imipaka, basaba kugenda inshuro nyinshi muri Congo, akubwira ko CPG malgré ko ihendutse ari igipapuro kuri 2,000 mu cyumweru kimwe 2 kiba cyuzuye, kashe zuzuyemo, bateramo ku ruhande rwa na Congo iba yuzuye, akajya kwaka indi.
ibyo byabangamiye urujya n'uruza rw'abantu. Ikindi cya kabiri, Kongo yashyize icyo bita permis de séjour. Permis de séjour ni amadolari 40 Kongo yishyuza abanyarwanda bagiyeyo. Ayo madolari 40 nayo yabangamiye urujya n'uruza rw'abantu. Ayo madolari 40 yatangiye yishyurwa ku mezi 3, bibangamira abantu, bararekarama, amanama araba, CPGR, ibihugu biraterana, bigeze Kongo iradohora ishyira ku mezi 6. Biragorana bigorongera bararekarama, birangiza bageze ku mwaka. Ni ku mwaka niho bageze. Ariko ukibaza nanone, abagore ko ubucuruzi buciriritse, nimo wundi ushobora kurangura inyanya z'ibihumbi 5, akajya i Goma akazigurisha, akavanamo 7,000 mu manyarwanda, akavanamo 2,000, abana bakarabariye nimugoroba. Nuko abo ngabo ubucuruzi bwabo bwabaye pertribe. Niyo cyavuyemo ko rwa rujya n'uruza rw'abantu rwahindutse. Imibare mperuka yo ku mipaka bambwiraga ko ku mipaka byaba 50 na bingahe byambukaga urwo rujya n'uruza rw'abantu bageze ku 3,600 ku munsi, abantu bashobora gutezaho kashe bambuka bagiye muri Kongo. Nuko nk'uko urujya n'uruza rw'abantu rwagiye ruragabanuka, haniyongeraho n'ikindi cya nyuma y'uko nyuma ya Covid, ibi nubwo ibi byose bimaze kuvuga byakozwe, Kongo yashyizeho ko saa 9 z'amanywa umupaka ugomba gufungwa. Ni ukuvuga ngo mu gihe abantu bakoraga ubucuruzi bagiye kageza saha ya saa 12 kuri petite barriere, hanyuma kuko grande barriere yakoraga 24 heures sur 24 heures, abatarishyuza ibicuruzwa bajyanye baguma bibishyuza, bakajya saa 2 saa 3 bakamanuka bakaza guca kuri grande barriere. Ni ukuvuga ngo imipaka yose ifungwa saa 9. Muri ibi turimo rero, abantu barakora, abakora ageza saa 8 akahita aza. Nimba yakora arayishyuje muri Kongo, akarara aranguye ibindi mu Rwanda akazasubirayo, ahubwo ejo azasubira agiye kwishyuza, yishyuze agaruka azarangure umunsi umwe w'umupfira ubusa, azasubire ku munsi wa 3. Urumva ko urujya n'uruza n'ubuhahirane byaguye hasi cyane rwose. Urakoze cyane bwana Olivier. Umwuka mu baturage niba kugeza amasaha, ese hari abaturage b'abakongomani ubu tuvugana bamaze guhungira ku butaka bw'u Rwanda? Icyo bimeze bite? Niba hari abaje, HCR yarabakiriye, bakiriwe bate? Icya kabiri, umwuka umeze gute ku baturage baturiye umupaka? Ntabwo bafite ubwoba? Nako ntabwo mufite ubwoba? Iyi ntambara ntimutekereza ko namwe ishobora kubageraho? Bimeze bite umutekano, abaturage, umwuka umeze gute? Wenda Godfather nkeyeje gusubiza kwerekeye n'umwuka kubera n'umutekano. Ku ruhande rw'u Rwanda, umutekano ku bakongomani umenya banawuturusha twebwe abanyarwanda, kuko mu Rwanda icyo namaje kubona ni kimwe, umunyekongo munageranya ikibazo yaba kitari cyo kumvikana, ubona bamwitaho cyane kugira ngo hatazavamo n'ibibazo. Si n'umukongomani gusa, n'umunyamahanga wari wese mu Rwanda, umunyamahanga ubona ahabwa banabwira n'ibintu na guverinoma y'u Rwanda ikangurira abanyarwanda gufata neza abanyamahanga baza gusura u Rwanda. Nicyo nabivugaho, nuva mu mukongomani mu Rwanda ahagaze neza. Abahunze rero ntabwo navuga ko ari impunzi zigeze ziza zituruka mu mujyi wa Goma zikoreye. Abonzi ni abaturutse muri zone ya Masisi, bagiye baza bikoreye, bamwe banyuraga mu mupaka, abandi bakanyura mu nzira zo hirya no hino, ariko bakaza bakakirwa no mu karere ka Rubavu, akarere kakabajyana n'imodoka bakabashyikiriza HCR muri transit camp ya Nkamira. Bamara kujonjoramo neza amaze kubahiriza ibyangombwa by'ibiyeke n'impunzi, bakabajyana mu nkambi ya Mahama, aho ni mu karere ka Kirehe. Nuko ku Rwanda burana n'impunzi zagiye zituruka mu Masisi. Ariko abo muri Goma hari abafite akabazo ko kuvuga mu mutekano, ese ko barwane muri Sake Goma ntibarabarwanye? Akagira akabazo, akaza akarara i Rubavu, araza akikotesheje rogi cyangwa hoteli aho ari burare, cyangwa akarara mu bashuti biwe. Ntago baza nk'impunzi, aho ngaho baza nk'abandi bantu baje. Bivuze ngo muri ubu ngubu nta mpunzi zari zaza zikoreye ziturutse ku mipaka zije guhungira no mu karere ka Rubavu ziturutse mu mujyi wa Goma. Abo nzi baje n'abajya baturuka mu gace ka Masisi. Umutekano wacu kuri twebwe umeze ute? Umutekano rwose nta kibazo dufite, ariko kwambuka byaragabanyutse, abantu benshi batacyambuka, kuko wibajije nk'uko ugiye kwambuka ugaca kuri petite barriere, uko ari umupaka ukunda gukoreshwa ku birebana n'ubucuruzi bukomeye buciriritse bwambukiranya umupaka. Iyo banyuzeyo ukabona uri nk'umuntu uje w'umusirimu, si abagore bamenyereye baza bikoreye, bakujyana ku ruhande bakaka telefone, bakareba ngo barebe mu mafoto ari muri telefone yawe video,
babonamo nk'ifoto uzi ko ari ibintu bicicikana mu magurupe, babona nk'ifoto iriho umusirikare wa Kongo afite inzoga cyangwa videwo y'umusirikare wa Kongo wasinze, aha uzasisipure bagahita bagufata ahanini n'icyo byose ati nimero z'umugore wawe ni izi, bagahita bamuhamagara ati umugabo turamufunze muterateranye mu muryango mu buryo twamurekura. Nubwo bwambuzi bukunze kuhabera byavuyemo ko abantu bamwe babona ko nta nyungu zikomeye cyane bashobora zituma bagigoma, wenda ibyo bituma bambuka bitari ibintu by'inyungu cyane, bashobora no kuguma hano bakaba babasha kubaho. Bahisemo kwigumira hano, ariko nk'abantu b'abafundi bari bafite amashansi bubaka hariya n'abantrepreneri bamwe bafite ibikorwa bikomeye, bo bahisemo kugumiza bajya, ariko bagahitamo guca grande barriere, kuko burya grande barriere ntawe igorana, iyo wuje ibintu byose bifite ntuza permis de séjour nta kibazo. Umupaka ugorana n'uwa petite barriere kuwucaho uterwa umuntu ukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Mu mutekano muri rusange hano abaturage, izi ntambara ntago duhuye nazo bwa mbere. Nibutsa abaduteze amatwi nonaha, ntabwo iyi ntambara y'M23 uyu munsi itangiye ejo muri 2021, ni intambara yatangiye ahanini ku bwa RCD. Tuhere kuri AFDL muri 1996, 1998 haza RCD ivaho, hagaruka muri 2006 iriya Rwanda CNDP, haza M23 igice cya mbere. Izo zose zagiye zitarangiza, ni ibyo tubona ko izo ngora ko zigaruka uyu munsi, kuko cya kibazo ntabwo kijya gikemuka, bajye bakemura ibibazo ntibabirangize. Wenda ibyo tubaza ko nashaka kugoreza ishusho y'umutima.